J, guyunitizo rukumje, cities on the last, you know, sinyicyurwa imihanda. Namaze kwihana J, bavuga ko ni papa, kandi sindi mama. Ko nkunda ni foto, kandi sindi foto, no. Umunsi nk'erizava, guwo munsi imvura izagwa. Nzababaza aba haters, nzababaza aba haters, umunsi nk'erizava, guwo munsi imvura izagwa. Nzababaza aba haters, nzababaza aba haters. Hejuru cyane erega ni wowe ujya unkurura, uri mwiza urabarusha, iyo ndoro yawe irabasaza, sinteze no kukureka sinareka no kugutetesha erega burya nge nana pesa, mbaye ntagufite nge nana pusha, ngaho nyegera twemeranye, ibisabwa mw'uru rukundo icyo usaba cyose nge nzagikora, panga tubikore kwaje, ejo n'ejo bundi tuzibaruka, yaba turwaye no mu bukene, nzagutonesha ngukundwa kaze, nzokurinda abagucokoza, uri umwamikazi mu mutima wanjye, wallahi oh my god, wallahi oh my god, wallahi oh my god, rwahwanye urukundo, rwahwanye byahwanye, erega ni wowe naremewe, rwahwanye byahwanye. Muhanzi mbona nk'icyitegererezo ni Kevin Kade. Kubera iki? Niwe muntu mbona aranyinspira, cyo ni kimwe. Cya kabiri niwe muntu mbona ukora ibintu byiwe neza kandi binyuze mu mucyo. Yanjye simbitindaho kuko n'ubushize muri interview yo muri Country FM, umuhanzi ngewe mbona nk'icyitegererezo ni Tiger the Ben, kuko ngewe no gukunda umuziki kwanjye nuko nyine nakuze numva indirimbo ze zirimo amarangamutima, message. Mbona umuruta ukaba warakuze umwumva? Nago muruta. Wakuze wumva The Ben wowe? Nakuze numva The Ben. Kandi umuruta? Nago muruta The Ben ni Garafredi. Umufite nk'imyaka. Ndagusuhuje kana none ngo hayikaze ukunda ibiganiro byacu umunsi ku munsi, ugakunda ibyo dukora nka Maneri Entertainment ndetse na Bini Empire. Uyu munsi twahisemo kubazanira abatumirwa beza cyane n'abahanzi, ariko sindishuwa neza ko indirimbo zabo ziragafata, ariko muraza kutubwira niba bashoboye. Tuguhaye ikaze rero, nitwa Mr Bini, iyo utarengejeho promoter ntago uri bagyuzuye, ndi umwana w'umushubikunda kandi ubyemera, nyita Prince w'inaha, nyita gitari cy'amahanga. Nguhaye ikaze rero kuri zino channel zombi, kandi Nyagasani akomeza guhumugisha ni warayutse ukanda subscribe no gusharinga bino biganiro kugira ngo dukomeze tuzamure impano nka zino, tugume dufasha impano nka zino. Iruhande rwanjye iburyo n'ibumoso mfite abagabo babiri cyangwa se abasore, ariko nibo bavamo abagabo. Uyu munsi mbahaye ikaze rero. Witwa nde? Murakoze cyane, nitwa Setizor Kombi, niyo mazina nkoresha y'ubuhanzi. Yego, wowe witwa nde? Mazina y'ubuhanzi nitwa Wadigi. Mwebwe kano kanya ufite indirimbo iri hanze? Yes, ndayifite. Indirimbo yawe iri hanze wayisohoye ryari? Yasohotse 2023. Kugeza amaginga nta yindi ndirimbo ufite? Nta yindi ndirimbo kabisa. None niba nta yindi ndirimbo ufite, kuki waretse usa n'umuntu waretse gukora? Ikintu cyatumye ndeka gukora ni ikibazo cy'ubushobozi. Nicyo ngicyo nabona gihari. Gukora umuziki bisaba amafaranga? Oya, nta gusa amafaranga, ariko nayo ari mu bintu bigusaba kugira ngo umuziki wawe ugende neza. Niki bisaba? Cyambere ku muhanzi bisaba kubikunda no kuba yumva ari ibintu bimurimo. Cya kabiri bisaba ubushobozi. Cya gatatu bigasaba n'abamutera inkunga kugira ngo bya bintu bigende neza. Yabo bagutera inkunga batabonetse umuntu abivamo? Ntago umuntu abivamo. Ntago umuntu abivamo. Ntago umuntu abivamo, gusahura n'ibintu intege byinshi, wenda bikabaho ngombwa ko habana za ntege nkeya ziwe, bigatuma nyine abahagaritse umuziki gakeya.
mugenzi wawe ko runo ruhande ufite indirimbo yawe iri hanze? Yes, ndayifite. Yasohotse mu gihe kingana ute? Hashize igihe kingana ute uyisohoye? Umva iri kumara imyaka 3. Iri kumara imyaka 3. Kuki wahagaritse gukora kandi warakoraga umuziki? Okay, hari uburyo umuntu abona mu bushobozi. Ukanyaruka ukajya kwa producer akagukorera bitewe n'ubushobozi bwawe. Ariko ntago babivuze ko umuntu yaretse umuziki byanyabyo cyangwa se burundu. Ahubwo nyine umuntu arushaho kwandika huko kuko ntago ubuze ejo amahirwe uzagira. Ushobora gukora iyo ndirimbo ikayisohoka igakundwa ukagira amahirwe yo kubona n'uwagutera inkunga. Rero ntago bivuze yuko kumara igihe kintu utari gukora umuziki bivuze yuko bawuvuyemo. Ahubwo hari nubwo buri gukora ahubwo ibirenze ibyo wabanje gukora. Muri make bivuze ko ubu ngubu nyuma y'imyaka 3 waretse umuziki ujya guhinga. Okay, nakoze indi mirimo itandukanye. No guhinga birimo kuko nubundi nyine burya no guhinga nibyo bitunze umuntu. N'ubukungu nyarwanda cyangwa se bw'igihugu. Ariko nubwo wambaje mfite indirimbo simwe. Muri iyo myaka naguhaye iyo nabasha gukora audio ngakora na video. Ariko na nyuma yaho niyo myaka 3 nakoze mizinde 2 z'ama audio. Okay, abanyarwanda bamaje kumva ko ikibazo ari ubushobozi n'ubukene cyangwa se kubura ubushobozi. Noneho icyo mugiye kwerekana rero muri mwebwe hari kubura ubushobozi, none mugiye kwerekana abanyarwanda ko habuze ubushobozi ariko iyo mpano yari ihari. Urumva habuze ubushobozi ariko iyo mpano yari ihari. Ugiye kuturirimbira wereka abanyarwanda impano yawe ushoboye. Twagiye. Jay, guyunitizo rukumbye, c'est on the last you know, sinyicyurwa imihanda. Namaze kwihana Jay, bavuga ko ni papa, akandi sindi mama. Oko nkunda ni foto, kandi sindi foto, no. Umunsi nkerizava, guwo munsi imvura izagwa. Nzababaza aba haters, yeah. Nzababaza aba haters, yeah. Umunsi nkerizava, guwo munsi imvura izagwa. Nzababaza aba haters, yeah. Nzababaza aba haters. Okay, hano abanyarwanda niyo mwego muraza kwandika muri komanteri mutubwire niba koko cyabuza ari ubushobozi cyangwa impano ihari. Reka tujye kwa runo ruhande naho. Twagiye. Uri hejuru cyane ye, erega ni wowe ujya unkurura. Uri mwiza urabarusha, iyo ndoro yawe irabasaza. Sinteze no kukureka ye, sinareka no kugutetesha ye. Erega burya nge na pesa, mbaye ntagufite nge na pusha. Ngaho nyegera twemeranye, ibisabwa mwuru rukundo ye. Icyo usaba cyose nge nzagikora. Panga tubikore kwaje, ejo nejo bundi tuzibaruka. Yaba turwaye no mu bukene, nzagutonesha ngukundwa kaze. Nzokurinda abagucokoza, uri umwamikazi mu mutima wanjye. Wallahi oh my god, wallahi oh my god, wallahi oh my god. Rwahwanye urukundo, rwahwanye byahwanye. Erega ni wowe naremewe, rwahwanye byahwanye. Iyo ndirimbo uririmbye yitwa gute? Indirimbo yitwa Rwahwanye. No kuri YouTube. Kuri YouTube iriho yitwa gute? Rastafari's movement. Ya ndirimbo waturirimbiye mu kanya kashize yitwa gute? Yitwa Rizava. Iri kuri YouTube. Iyo ndirimbo ntabwo ari projet yuzuye. Ntabwo ari projet yuzuye, ntirasohoka. Ariko YouTube yawe yitwa gute? C'est Rukumbi. None mu Rwanda inde muhanzi ubona nk'ikitegererezo kuri wowe? Muhanzi mbona nk'ikitegererezo ni Kevin Kade. Kubera iki? Niwe muntu mbona aranyinspira, cyo ni kimwe. Cya kabiri niwe muntu mbona ukora ibintu byiwe neza kandi binyuze mu mucyo. Umuhanzi ubona mu Rwanda nk'ikitegererezo ninde? Yanjye simbitindaho kuko n'ubushize muri interview yo muri Country FM. Umuhanzi ngewe mbona nk'ikitegererezo ni Tiger the Ben. Kuko ngewe no gukunda umuziki kwanjye nuko nyine nakuze numva indirimbo ze zirimo amarangamutima, message. Mbona umuruta ukaba warakuze umuntu? Nago muruta. Wakuze wumva The Ben wowe? Nakuze numva The Ben. Kandi umuruta? Nago muruta The Ben ni Garafrere. Umufite nk'imyaka ingahe?
mfite 28. Nese urumva The Ben utamuruta? The Ben afite nka 25. Oya. Wakuze ufana umuntu. Bro, wakuze ufana umuntu uruta? Wakuze ufana umuntu uruta? Muruta? Oya. Ngewe nakuze. Numva indirimbo za The Ben. Bisobanuye ko The Ben afite nka 40. Ukuba warakuze uko nkubona ukaba warakuze ufana The Ben yabashaje. The Ben nyine arashaje. Uravuga umugabo wa Pamela arashaje. Sawa. Bon, rero mufitiye ntumbero mwifuza iki? Nihe ntumbero mufite? Intumbero dufite icyambere ntabwo twari kiyaho kwandika. Siri nawe ndacyandika kandi ndakomeje ikindi neza. Hanyuma ndacyari kunoza ibintu byanjye neza, ari nako ngenda nshaka ubushobozi bwamfasha kuba natangira projet yanjye kandi kazagira kure ku rwego ruri hejuru cyane, hamwe n'ubufasha bwanyu nabwo burakenewe. Nicyo usaba abanyarwanda badukurikira? Ikintu nsaba abanyarwanda, so umuntu wakumva ibintu nkora wenda mbishoboye, hari aho byamvana naho byangeza, ikindi yumva ko hari nawe aho byamukora, icyambere yadufasha no kudushyigikira haba mu buryo bw'amafaranga cyangwa se mu bundi buryo bushoboka, hanyuma tukareba ko hari aho twagera kandi tubifatanyije byagenda neza. Murakoze. Wowe intego yawe ni iyihe? Nge intego yanjye no gukora cyane kurusha ibyo nashyize hanze, ariko cyane cyane yuko ushobora kuba ufite iyo talent cyangwa se iyo mpano, ariko mu bushobozi bwawe hari icyo ushobora gukora ibirenze. Urugero ndatanga nka studio. Hari studio ushobora gukoramo indirimbo ariko itazwe. Kimwe nuko ushobora kubona umuntu ugwakorabo ariko akagira ibyo gusaba wowe utabifite. Rero ngewe icyo nasaba abantu bari kudukurikira nuko hagati yuko bumvishe impano ufite n'izindi ndirimbo bagenda bumva ku ma studio, uwagirirwa amahirwe yo kumva ko mfite iyo mpano, cyane cyane ubwo mshatse kuvuga ngo nkeneye support, nta bushobozi kuri ngewe buhagije bwo kuba nakora indirimbo cyangwa n'umuhanzi nifuza cyangwa nkore video nzizi ikundwe, ariko hari abantu baturusha ubushobozi bashobora gukunda uwo muziki bakaba bati reka nzamure uyu rukanaka. Ndasaba rero support y'ubushobozi cyangwa se icyo bita management, nk'uwampagararira mu muziki, tugasangira ibyo byiza, ndetse kandi ndatekereza ko umuziki uragabura ufite inyungu. Ufite inyungu ushingira ku ki? Ikibazo cya nyuma ngiye gusoreza. Ikibazo cya nyuma ngiye gusoreza. Izo nzozi mufite ku ruhande rumwe bisaba ko uzikorera ukanahirimbana ukanavunika, hanyuma mwebwe mukora iki kugira ngo kukiganye uruhare mugire uruhare mu guhirimbanira ibyanyu? Je ntabwo nibishywaze neza mwatsu. Ndakubwiye ngo ufite inzozi cyangwa urifuza kugera ahantu, ahubwo wowe mu byifuzo byose ufite ukora iki, cyangwa n'uruhe ruhare rwawe muri bya bintu urimo ushaka kugeraho? N'uruhe ruhare rwawe ufitemo? Urifuza, wabuze ubushobozi, urifuza iki, ariko wowe ufite uruhe ruhare? N'iki wumva wowe ushoboye ku cyawe gite? Ikintu nshoboye ngiye rwose kuririmba ni ibintu byanjye, ni ibintu nkunda kandi ngomba gukora. Uruhare rwanjye rero no gutanga message nk'ibyo nkoresheje indirimbo, hanyuma zikagera ku bantu, ikindi zikagera. Ndi kuvuga ntabwo ugerageza gushaka indi mirimo y'amaboko isanzwe ukora, hanyuma kugira ngo uze kubyazamo na duke twagufasha kugera hahande abantu bakazakubona, ntujye kuri spotlight iri hejuru cyane ariko abantu bakakubonera no hasi waragerageje. Urakoze cyane. Kano kanya nubwo ndi muri career y'umuziki, ariko mfite n'ibindi bintu nkora ku ruhande ndimo ndashakira amafaranga kugira ngo zatangire career yanjye y'umuziki. Kano kanya ndi umunyabugeni. Yego, ni rwo rugendo natangiye kugira ngo ndebe ko rwa rugendo ruzamfasha kuba natangira career yanjye y'umuziki. Komeza ugerageze, buriya hari igihe unahatiriza ugasanga ari impano yawe yari ubugeni. None nicyo usaba role model wawe? Bavuze ko ari The Ben, nicyo umusaba niba kumva? Ndamusaba mbere na mbere ndabanza musabe
kuzamura impano z'abato bari inyuma yiwe. Mbo icya kabiri nuko ashobora wenda kugira ikigo runaka yashinga cyangwa se ishuri ryo kuzamura izo mpano, kuko kuvuga ngo yazajya afasha wenda buri umwe nabyo byagorana. Mbo hagati y'aho ngaho rero njye numvaga ari cyo ngicyo namusaba, kuko niwe muntu nanjye ubwanjye mfana n'amarangamutima yanjye andi hejuru. Mbo ikibazo cya nyuma rero muri mwe y'abahanzi bamajije gupfa cyangwa bagatangira bareba nyempano gutya, hari ibintu tuntu tugenda tubongoza, kamera neza, aho wambaye neza, umeze neza, ariko akabazo kanyuma ngiye kubabaza, ukoresha ibiyobyabwenge? Nta kiyobyabwenge nkoresha. Nawe nta na kimwe. Nta na kimwe? Nta na kimwe. Ubwo none bivuze ko muri filme nta kibazo na kimwe mufite mwe? Nta kibazo dufite, turi original. Okay, Imana ibaho umugisha, Nyagasani aguma abafashe, kandi ndamwe ndabashimiye abadukurikiye mukunda ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nyita Mr Bean.